wayita computer, wayita ordinateri, wayita mudasobwa. Uyu munsi ndashaka kubatembereza amateka aryoheye amatwi y'uburyo computer yakozwe. Ese yakozwe nande? Igitekerezo cyaturutse he? Yanganaga ite? Niyo mpamvu biratangaje kumva ko computer yapimaga toni 30, uyu munsi tukaba tuyigendana mu biganza byacu. Ndabasaba gukora subscribe, like na share, kandi ndeke kubicisha amatsiko ahubwo binjize mu kiganiro giteye amatsiko. Umucikwe. Amateka ya computer yatangiye mu 1837 atangizwa n'umwongereza bitaga Charles Babbage. Uyu yashushanije imashini ariko yari mekanike. Ni ukuvuga ngo yari ikintu kimeze nka moteri y'imodoka. Gusa ntawe umusetsa ahubwo tumukuriye ingofero. Iyi mashini yashaka kuyikoresha mu bushakashatsi. Kubw'amahirwe ntibyamuhiriye kuko akazi gakomeye yari yagakoze mu gushushanya no kugira igitekerezo, ariko ntiyabasha kugishyira mu bikorwa. Abadage noneho bari bamuteye ijisho. Uwitwa Zeus yahimbye imashini ishobora guhabwa amabwiriza, ayita Z3 cyangwa Z3. Iyi mashini ukuvuga ngo yapimaga toni, yari nini cyane, yari ikiri mekanike, ariko yakoreshaga umuriro ungana na kilowati 4000 ku isaha. Yashoboraga kuzura icyumba cyose. Abadage ni ukuvuga ngo aha bari batangiye akazi. Mu 1946 umunyamerika bita Prespa ndetse na John bati natwe twaje ahanga bari bateye ijisho ko bishobora kuzagira akamaro. Ni ukuvuga ngo bahimbye imashini bayita Electronic Numerical Integrated Computer. Iyi mashini yo yaje ari igitangaza kuko yapimaga toni 30. Bivuga ngo niho gufata amafuso 3 ibyo yikoreye. Yanganaga n'iyi computer mu buremere. Yashoboraga kuzura icyumba kuko yapimaga metero 9. Aha ni icyumba cy'amashuri cyangwa se ishuri ryose, metero 9 kuri 15. Ikaba yatwaraga umuriro ungana na kilowati 150 ku isaha. Bajya bavuga ko iyo bayicanaga umujyi wose waburaga umuriro. Yashoboraga kumara iminota 20 itaraka. Ibi nabyo ni ibintu bitangaje, ariko abantu nabo barakoze, tujye tubyemera. Mu 1951 umunyamerika yari atararekura. Ahangaha yahise akora indi computer ayita a Universal Automatic Computer. Iyi computer yashoboraga kubika amagambo 100 gusa. Mu gihe ahangaha dushobora kwandika ibitabo amamiliyoni n'amamiliyoni computer ikabibika. Iyi ngiyi yakozwe mu 1951 yabikaga amagambo 100. Yapimaga toni 7, ikaba yarajyaga ku buso bungana na metero kare 35. Ni hafi ikibanza. Mu 1953 kompanyi yitwa IBM iba yabiteye ijisho. Buri hari abantu barusarura mu nduru. Yo yaje ikora computer zicuruzwa. Computer yakoze yitwaga IBM 701, ariko nukuvuga ngo yabikaga amagambo 2000. Bivuze ngo bavuye ku igihumbi cy'amagambo computer yabikaga, IBM ikora 2000, computer ibika 2000. Kugira ngo ukoreshe iyi computer wishyuraga IBM $12,000 by'amadolari. Ni $137 by'amadolari muri iyi minsi. Ni amafaranga menshi cyane. Mu 1980 inganda noneho cyase ibigo nka Apple, IBM byari byatangiye gukora computer noneho zigaragara, ndetse na internet yatangiye gukoreshwa. Ahanga niho urugamba no kuvuga ngo bwo gucuruza computer rwari rutangiye, ariko abakoze akazi gakomeye bagakoze mbere y'1980. Mureke tubakura ingofero tubahe n'amashyi. Ahanga none guhera 1990 ibigo byinshi byatangiye gukoresha computer, ndetse bitangira no kuzikoresha, bitangira guhinduka ubucuruzi. Amaprograme menshi arasohoka, izo tuzi nka za Microsoft ndetse nizo tuzi nka za Mac. Ibi byose byari byatangiye kujya ku isoko. Abantu benshi bari amafaranga, abayariye ni ukuvuga ngo nibo babizi. Iyo urebye nanone iterambere ryari ritangiye kubika, wari usigaye ubika ku cyo twita cloud, mu bubiko butari iwawe cyangwa se butari mu kigo cyawe. Ndetse nanone hatangiye gukoreshwa amaprograme atandukanye akoreshwa mu kazi nka za Word, za Excel n'ibindi bindi. Muri iyi minsi rero tugeze aho dukoresha icyo twita artificial intelligence. Aha ni ubwenge buhimbano, aho computer none isigaye isubiza cyangwa se igatekereza nk'umuntu. Ese biragana hehe? Ese birashyira iki? Byose mureke tubitega amaso. Mukore subscribe, like na share kugira ngo mujye mukomeza mubona amavideo abageraho kandi abageraho igihe, kugira mukomeze mwige byinshi kuri channel ya Mr Tech Rwanda.